Hello my friend, birababaje kandi biteye agahinda kubona utazi gusharinga telefone, internet ukoresheje indi telefone. Ese ibyo bintu tujye wibaza ngo bikorwa gute bigenda ute? Ibintu biroroshye ahubwo ni wowe utabizi. Uno munsi rero nkabanje kukwereka ukuntu ibyo bintu wabikora. Icyo ngusaba reba ahantu handitse subscribe hakandi. Asige tujye tubana buri munsi. Umuntu ugeze kuri channel ya mbere twikwigisha bijyanye na telefone. Icyo ngusaba reba ahantu handitse subscribe hakandi asige tujye tubana buri munsi. Twatangiye gutya ntago ari ngombwa ngo twirwe dutinda tujye guca hirya. Urafungura setting yawe, abenshi murayifite. Urafata telefoni ya mbere yawe uyifate ufungure ikintu nakwita application ya setting. Numara kuyifungura urahita ubona ahantu handitse ngo hotspot. Ahangaha urahakanda, ukimara kuhakanda leta baguhingutsa hano, urahita ukanda hano ngaha handitse hotspot, personal hotspot. Urahita ugera hano ngaha rero, nidukanda hano ngaha turaba tuyigize on. Ushobora no kunyura hano hejuru ukaza hano ngaha handitse hotspot. Abenshi usanga mubifite muri ubu buryo. Ukundi uri bubigenze rero no kuri bubikore iyo hotspot yawe ugomba kubanza kuyihereza ikintu nakwita ngo password, kugira ngo wenda nuza gufungura hotspot ugiye gusharinga indi telefone, kugira ngo ubashe kugira ngo ubashe kuza kwigiraho uburenganzira ubuzi password yayo kugira ubashe gusharinga. Ugira ububikoremo rero n'ubu ngubu uburyo bwa mbere. Tugiye gufata hotspot wacu tuyihereze password. Nitumara kuhereza password, ikindi kintu turi bukore kindi cya kabiri, tureta dufata iyo telefone tugiye gusharinga, dufungure wifi, tureta tubonera izina iri ngiri. Nawe niba ushaka urayihereza izina ushaka, tureta tuyihereza izina. Niba uzi izina ryayo urarishyiraho. Nurangiza uraza gufata iyo password uyishyire muri wifi. N'urugero kadusacinge wifi wenda turi bubone hano ngaha yari yo yose, tuyifate iyo wifi tuyisacinge turi niba tubona wifi wenda n'urugero, kugira ngo tubashe kwa nagoheraho urugero. Wenda ni nka gutya ushaka kubona wifi zimeze gutya, iyo wifi ukayikanda ugashyiramo password. None iyo password usizemo irahita ikwereka hano ngaho ko yafashe wifi. Wowe kiba gisabwa ni ugufata ugashaka connection kuri iyi ngiyi iri guturukaho network. Icyo uri bukore rero niki yo kwereka uko bikorwa, asige nawe uraza kubikora cyangwa uraza kubigerageza, uraza kumbwira muri comment uko wabibonye. Kwibutsa ko niba ino video yagufashe cyo bibuka kwisharinga n'abandi nabo baba bayikeneye, wenda nabo hari icyo yabafasha. Urafata rero uyihereze password. Nge password narayihaye, uyifata uyihereze n'izina hejuru, iryo zina uyihereze. None icyo yagiye gukurikiraho ni iki rero, urahita uza hano ngaha inyuma, hano inyuma niyo wamaze kuyihereza izina nibi bisabwa, urahita uza hano inyuma ahangaha. Numara kuyigira gutya kuyihereza izina password, ureza ufungure noneho ino hospital. Ushaka kwayifungura hari imbere cyangwa ukayifungurira hano. Noneho urafata indi telefone ugiye gusharinga, ufungure nabigusobanuriye, ufungure wifi. Numara gufungura wifi, ikintu kiri bube urasacinga network yose iri bugaragara aho ngaho. Iyo noneho iri buze kugaragara ikanda ushyiramo password yayo ihita accepted, asigaye itangire isharinge connection. Na benshi mwambajije impamvu telefone zanyu zigenda gakeya. Iyo video ngiye kuyikora, ndi kuyimo ndayikora, mwiteguye iyo video igiye kubageraho. Akandi kantu k'ubwenge nako keza nako kari bugufashe wenda kari kugira icyo kakongereraho, reka nkakwereke nako. Niba kandi ari ibintu menshi muri kumbaza benshi cyane, icyo kintu nacyo ngiye kugikoraho. Hari na benshi muri kwibaza ngo zira telefone mu kujya kubona ukabona zo gukoresha internet y'ubuntu ziri kuzikurahe. Hari VPN yo gukoresha internet y'ubuntu, nibiyo VPN utari wayibona cyangwa utari wabasha kumenya VPN iri mu kazi, iyo VPN ngiye kubasha kuyikwereka iri gukora 100%. Wewe mwiteguye gusa ndace bakubite iyo VPN. Twakomeje rero, gusa mujye mumbwira comment video mushaka nyibahereze. Iyo video niba yagufasha ubiko kandi subscribe, asige tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.